Official muri gahunda amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Rusizi aho umugabo yavuye ku bwiherero ageze mu cyumba aryamamo yikubita hasi arapfa. Nyakwigendera Hategekimana Augustin w'imyaka 44 wari umunyonzi yagiye ku bwiherero mu gicuku gishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 Mutarama 2025 agarutse mu nzu akigera mu cyumba aryamamo yikubita hasi arapfa. Mu kiganiro umugore we Musabe Francine w'imyaka 38 yagiranye na Imvaho Nshya yavuze ko umugabo we yatashye nta kibazo afite araryama nijoro mu gicuku we asinziriye umugabo arasohoka ajya ku bwiherero. Ati kubera ko nari natwawe n'ibitotsi numvise agaruka ageze mu cyumba yikubita hasi ataka rimwe gusa nkangukira hejuru ndebye nsanga umwuka uhise umushiramo atanasambye mpita mpamagara abaturanyi n'abayobozi bamwe mu buyobozi bungeraho mu gitondo nibwo buryo bantabayemo ndabashimira cyane. Avuga ko nubwo muri iyi minsi nta kimenyetso cy'uburwayi yagaragazaga ariko hari hashize amezi agera kuri 6 nanone agize uburwayi bwo kuruka no gucibwamo bitunguranye umujyana mu kigo nderabuzima cya Mutagatifu Francisco wa Azizi mu karere ka Rusizi ku Rusizi rwa mbere ahageze banamubwira ko afite umuvuduko w'amaraso agomba kuwivuza. Ati kuva icyo gihe kugeza ubu ntiyari yarongeye kwipimisha cyangwa ngo afate imiti ngatekereza ko rero ariwo yaba yazize nubwo ntabizi neza kuko muri iyi minsi nabonaga nta kindi kibazo afite. Avuga ko yifuza ko ubuyobozi bw'umurenge wa Mururu bwamufasha kumushyingura kuko nta bushobozi abifitiye nubwo abaturanyi baba bari gukora ibishoboka byose bamufasha ubuyobozi bukanamufasha cyane cyane mu mashuri y'abana 6 amusigiye umwe uri mu myuga mu wa gatatu batatu bari mu ishuri abanza no kwita ku batarajya mu mashuri kuko umuto afite umwaka n'igice. Ati ni ibisusa n'imishogoro gusa njyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo ntibyatunga abana 6 se yageragezaga kubabonera imibereho mu byo yakoraga nubwo itari ishimishije ariko nibura babagaho. Ati rwose ubuyobozi bumfashe kwita ku bana nsigaranye kuko kwishobora akwanjye ntako pe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mururu Ngirabatware James avuga ko bamenye urupfu akiyanganisha umuryango wagize ibyago ko kugeza ubu icyishe nyakwigendera nyirizina kikaba kitaramenyekana kuko ntawe umuryango we uvuga ko wamwishe ariko ko nk'uko umugore we abivuga ashobora kuba hari indwara yari afite yagendanaga ativuzaga akaba ariyo yamuhitanye. Ati twamenye amakuru ko yagiye ku bwiherero avuye yageze mu cyumba araramo akikubita hasi agapfa. Ati nta wamwishe kuko umuryango we ubivuga natwe dukeka ko ashobora kuba yari afite indwara yagendanaga nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa indi itandura kuko zishobora kwica umuntu bitunguranye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yagiriye inama abaturage kujya bisuzumisha buri gihe indwara zitandura bagakora imirimo yabo bazi uko bahagaze cyane cyane ko basigaye bakorerwa mu ngo n'abajyanama b'ubuzima ku buntu nta rugendo na rurerure bisaba gukora. Ati ni igihe habayeho siporo rusange babapima ko ntawe ukwiye kuba atazi ko ubuzima bwe buhagaze ku bijyanye n'izo ndwara. Avuga ko hari abo bapima bagasanganwa indwara batari bazi ko iyo ifatiranwe hakiri kare itazazahaza uwayisanzwemo cyangwa ngo imare umutungo w'urugo nk'uko yayisanganwa yaramurenze kuko icyo gihe agirwa inama yo kujya kwa muganga kwitabwaho iminsi ikicuma. Turacyari mu makuru hano ku Mena Official tugiye gukomereza n'ubundi mu karere ka Nyamasheke aho hari inkuru igira iti amakimbirane yahishuye amakuru y'umubiri w'uwarokotse jenoside. Umubiri wa Bisengimana Innocent wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wabonetse mu murima
uri mu mudugudu wa Bona, akagari ka Mpumbu, mu murenge wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke, nyuma y'uko uwahahingaga yagiranye amakimbirane na nyina umubyara bakabona gutanga amakuru. Hari ku wa gatatu tariki ya 29 Mutarama 2015, nyuma y'aho amakuru ku mubiri warahuwe ku bufatanye n'abaturage, ubuyobozi bw'umurenge n'inzego za Ibuka ujya gutunganywa ngo uzashyingurwe mu cyubahiro. Uhagarariye Ibuka mu murenge wa Bushekeri, Nyahabimana Charlotte, yabwiye Imvaho Nshya ko uyu mubiri wabonetse biturutse ku makimbirane nta wanga amahoro Jean Damascene uwuhinga awukodesha umukecuru witwa Nyirabera Florida uba mu mujyi wa Kigali yagiranye amakimbirane na nyina. Ari uwo mukecuru nyir'umurima, ari uwo uhinga, nyina n'abandi bantu 6 bo muri ako kagari bahamushyize umaze kwicwa mu 1994 nk'uko bivugwa n'uwo muyobozi wa Ibuka. Bari bafite amakuru ariko baranze kuyatanga. Yabasobanuye uburyo bahishe amakuru, ati uwuhinga yari asanzwe ashyiramo abamuhingira, bagera mu gice cy'uyu mubiri urimo akababwira ngo bahareke, azahihingira koko akanahihingira, bigaragaza ko yari azi ko uwo mubiri uhari akanawuhinga hejuru, ariko ntatange amakuru, kandi ari mu bahoraga babishishikarizwa akanga akaryumaho. Nyiramimana Charlotte yakomeje atangariza Imvaho Nshya ko ari amakimbirane uyu uwuhinga yagiranye na nyina ashingiye ku masambu, urubanza rwabo rukaba ruri mu bunzi. Uwo mugabo ashaka guhuza nyina n'isambu, umugabo yashakaga guhuza isambu ya nyina biramurakaza. Ubwo uwo mugabo yahingishaga uwo murima mu cyumweru gishize, mu bamuhingiraga ngo hari harimo na nyina. Nubwo bafitanye ayo makimbirane, bageze hafi y'uwo mubiri umugabo aramubwira ngo bahihorere, arahihingira, kandi nyina ari mu bafite amakuru y'uwo mubiri araceceka, ariko yumva umutima ntumuhaye amahoro. Ati yarazindutse ku wa mbere tariki ya 27 Mutarama 2025 mu gitondo cya kare, asanga ngiye kujya ku kazi, ambwira ko umutima waraye umurya, hari amakuru afite yari yaranze gutanga, ariko yumva aho igihe kigeze agomba kuyamubwira. Yakomeje agira ati mubajije ayari, yambwira ko ari ay'umubiri uri mu murima wo mu mudugudu wa Bona umuhungu we akodesha. Iyo ashyizemo abakozi bahagera akababwira ngo bahareke, arahihingira. Akaba azi ko impamvu abivuga ari uko harimo umubiri w'umututsi wishwe muri jenoside, amakuru akaba yaracecetswe. Nyirahabimana yavuze ko yamubajije neza niba atababeshya ko bacukuye bawubona, amubwira ko atamubeshye, undi amwohereza kuwuhagarariye Ibuka mu kagari ka Mpumbu ngo bajye kuhareba rwihishwa, nibasanga ari byo bahashyire ikimenyetso ntawubabona babone kujya gutanga amakuru. Akomeza avuga ko bahagiye wa mubiri koko bakawubona kuko utari kure, bahashyira ikimenyetso, ariko wa muhungu we amenya ko bahageze, atekereza ko amakuru ye namenyekana we yaracecetse bimukoraho. Nibwo mu masaa 8 z'amanywa yagiye ku murenge kubivuga nk'utanze amakuru, nawe avuga ko muri uwo murima harimo umubiri. Bikivugwa, uwitwa Nambaje Fideli wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 akanabifungirwa, nawe yabwiye abo bari kumwe ko azi ko muri uwo murima harimo umubiri, n'abawuhashyize abazi ari abagabo 6. Avuga ko nubwo abivuze ari uko yumvise ko byamenyekanye, n'ubundi yari kuzabivuga kuko abizi neza ko hari, nubwo amaze imyaka hafi 31 yose acecetse. Nyirahabimana Charlotte nka Ibuka turifuza ko uyu ntawanga amahoro Jean Damascene yabazwa impamvu yahingiraga hejuru y'umubiri imyaka yose yahahinze, azi ko hari uwo akanga gutanga amakuru, na nyina uyatanze
ari uko bagiranye amakimbirane, ndetse na Nambaje Fideli umaze imyaka irenga 30 yose azi amakuru y'uwo mubiri agaceceka. Yunzemo ati twumva hari uburyo babibazwamo ukuri kukajya ahagaragara, kuko twakomeje kubivuga ko hari imibiri y'abacu itaraboneka, bakabyumva bakinangira kandi bafite amakuru. Anavuga ko hakiri indi mibiri itaraboneka, harimo n'uwase umubyara nawe yiciwe hafi aho. Abafite amakuru barakinangiye, n'abayamubwira bamuha adafatika, akabona ko hari ayo bamuhishe akabitwara buhoro ngo bazagere ubwo bayamuha y'ukuri, ariko ko ubuyobozi bukwiye kubafasha aba bose baceceka ukuri bazi, bakavuga imibiri itaraboneka, bakavuga aho iri igashyingurwa mu cyubahiro. Bibaye hashize ibyumweru 2 mu murenge wa Kirimbi muri ako karere habonywe imibiri ine y'abatutsi bishwe mu 1994 mu mirima y'umuturage wahingaga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekeri Nsengiyumva Zebuloni avuga ko nyuma y'imenyekana ry'aya makuru ku bufatanye n'abaturage, inzego z'umutekano n'izayibuka kuwa gatatu tariki ya 29 Mutarama 2025 bahakoze umuganda wo gucukura havugwaga uwo mubiri, bakawubona n'amazina bakayamenya. Ati umubiri wagiye gutunganywa ngo uzashyingurwe mu cyubahiro mu gihe kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yavuze ko bagiye gukurikirana ibisabwa na ibuka byabo bari bazi aho uwo mubiri uri bagaceceka, bakawugaragaza ubu nyuma y'iyi myaka yose ishize. Niba batari bazi ko hari, niba bari bahazi koko bagahisha amakuru, byose bakazabigaragarizwa. Yaboneyeho gusaba n'abandi baba bafite amakuru ku mibiri ikiri hirya no hino muri uyu murenge itaraboneka kuyatanga igashyingurwa mu cyubahiro nk'uko akomeje kubisabwa. Mena Official turacyari makuru agezweho hano mu Rwanda, ariko reka dusoreze aha ngaha, tukongere mu kanya gatoya ku makuru yandi ari buze kuba agezweho. Kamubwire ngo mukomeze mugire igicamunsi cyiza. Bye bye.